byose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urinsohoreze, nawe Imana igusoreze isezerano ryo kubana nayo, Imana igusoreze isezerano ryo kwicarana nayo, Imana igusoreze isezerano ryo kuyisenga uko bukeye n'uko bwije, Imana igusoreze isezerano ryo kuyumvira, Imana igusoreze isezerano ryo kugenda mu nzira yayo ishaka, Imana igusoreze isezerano ryo kuba umukristo nyawe, Imana igusoreze isezerano ryo kuba inyangamugayo, Imana igusoreze isezerano ryo kubaho ubuzima n'ukuri bwiza bukunogeye, bunogeye abantu, bunogeye umuryango wawe, bunogeye umugore wawe, bunogeye abana bawe, bunogeye papa wawe, bunogeye babyara bawe, ndetse n'abandi benshi muri Yesu Kristo. Iteka abane namwe, niko Pawulo abivuga neza muri Kristo. Wirate ko uzarana n'Imana, wirate ko uri umukristo nyakuri, wirate yuko Yesu Kristo akuzi, wirate yuko ubana n'agakiza, wirate yuko usenga Uwiteka Imana akakumva, wirate yuko utari umunyamatiku, wirate yuko waba gasozi utuye ni ukuri abantu bose bakubona nk'inyangamugayo, wirate yuko ufite agakiza k'iteka kandi ko uzabana n'Imana. Ndagushimiye cyane wamaze gukora subscribe ku Mutima Channel. Yari indirimbo 218 mu ndirimbo zo gukorana mfite umwana akaba yansaba amata nkayabura, abandi kuri nyuze ni ukuri uzahora zongererwa. Yewe mugabo uri muri namaze gukora subscribe ku Mutima Channel. Yari indirimbo 210 yari indirimbo 218 mu ndirimbo zo gushimisha kenshi cyane. Cisha make utuze, ushyira umupira hasi, wanze ushaka inzira y'Uwiteka, wanze ushaka agakiza. Naho ubundi Uwiteka Imana ni ukuri nutamushakisha bigishoboka, ibyo ngibyo urimo n'ubundi bizajya bikunyura mu myanya y'intoki, ubura aho binyuze. Ni ukuri uzahora n'inyatsi, uzahora n'ibintu byinshi cyane. Uvuga uti ko nkora, ko nirukanga amajoro, ngakora ariko bakamereza umushahara bakampemba. Umunsi wa none nkabona igiceri cy'atanu mfite, umwana akaba yansaba amata nkayabura, nkaba ndimo ndabura minerivare, kandi mu by'ukuri ndahembwa ku kwezi, kandi mu by'ukuri mbona buri kimwe cyose gishoboka, ariko amafaranga yawe ukabura ahanyura. Nawe mugenzi, nawe bishobora kukubaho. Ni ukuri birashoboka yuko wimakaje iby'isi kurusha iby'ijuru. Ushaka rero ubwami bw'Imana bigishoboka, nta bindi byose biri mu biganza bye. Azaguha ubutunzi, azakurundaho buri kimwe cyose gishoboka, uzaba wamaze kumufata nk'umwami n'umukiza wawe. Ubundi ubutunzi ndetse n'ibindi byinshi cyane bitangwa nawe kandi n'ubifite. Atanga amazu meza, atanga umugore mwiza, atanga abana beza, atanga zahabu, atanga ifeza, atanga amatungo, atanga imirima n'ibindi byinshi cyane. Igihe cyose wamwubashe ukabana nawe iteka. Ukubana na Yesu nibwo buzima abifuriza kubamo, ndetse ruriya rugo mukumva ko mwese mwegereje kugeramo. Ndabashimiye cyane. Nkomeza kubasuhuza. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Iri Mutima Channel, niba utarakora subscribe ikore none ahangaha. Ese waramutse ute? Ese wiriwe ute aho uherereye? Uwiteka Imana rero abane namwe mwese imbere zose, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Ni ukuri nkomeje kubasuhuza no kubana namwe. Ese wowe ubuzima bwawe urumva wabujyana ute? Urumva wabaho gute? Urumva waba hehe? Urumva watura hehe? Urumva ari iki cyagushimisha mu buzima bwawe bwa buri munsi? Kandi se nyuma y'ubu buzima urumva ari hehe wakwishimira kuba? Urumva ari iki cyazagushimisha? Urumva nyuma y'ibi ngibi bitugoye, nyuma y'isi ivunanye, nyuma y'umuruho mwinshi cyane, urumva ari iki kizakurikiraho? Nakwifuriza ibyiza, nakwifuriza kuzagira iherezo ryiza, ndetse burya wa muzuko tukazahurira ubundi tugasangira ibyiza Uwiteka azaba yabitegerezanyije, ndetse tukazabanayo amahoro. Rero reka dutangire ubundi dusenga, nuko dukomeze ijambo ry'Imana. Ndabwira
uko bimeze. Uwiteka Imana shimwa cyane kuko waturinze muri iki gitondo, waturinze muri uyu mugoroba aho bwije ndetse naho bukeye. Imana ikomeye cyane kuko ari wowe wafunguye imiryango kandi kuko ari wowe ubashije gutuma abandi bararaho neza, babonye amafunguro batari kwigagira, ndetse n'abatabibonye nabo Kristo bakurinze gukomeze bihanganisha kandi bafungura inzira, bahereza iriba ryo kuyifukuramo ibibatunga, bikabatungira imibiri, kuko burya mu bitunga ubugingo bwacu Imana ikomeye cyane. Rero ikiganiro gihenze umugisha uri bubashe gucumba, ni ukuri abashe gukomeza kunyoterwa n'ibindi byiza byawe, kandi ibashe gushinga imizi mu mutima we, ubundi mubere umuyoboro mwiza uzamugeza wawe mu ijuru. Ndagushimira ibizageza Yesu Umwami wacu, amina. Uwiteka Imana abane natwe, haleluya haleluya, amena. Ubundi niyo ntamukanyo yacu yaragombye kuturanga, ukora n'umuntu kumusura ati Yesu ashimwe, haleluya amena. Ndagushimiye cyane rero wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jamali, maze kwitaba Imana. Maze kukubaza ni wowe ubuzima ubona ute? Ndakubaza ni nyuma y'ubuzima wumva byagenda bite? Ese wumva iyi saha uyu munsi wa none wifuza kuba ho mu buhe buzima? Uwiteka Imana akomeze abane natwe kandi adusobanurire byimbitse cyane. Turamanuka rero twihuta dusome indirimbo ya 218 iradufasha gusobanukirwa n'ubuzima twabasha kubamo. Icyo wifuza ni ikihe? Icyo wifuza ni ikihe? Ushobora kuba wifuza byinshi bitandukanye n'ibyanjye, ariko njyewe ndakwifuriza ibingibi umuririmbyi yanditse ahangaha. Ni ukuri ni umukristo wa cyane wagize atya aravuga ati kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero, bikadushimisha mu isi, kandi ni umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo uri mu rugendo runjyana mu ijuru. Uwiteka Imana abane natwe, mu kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero. Nari maze kukubwira ngo wowe wifuza kuba ubuhe buzima? Tekereza uyu munsi wa none, utangire wifuze. Burya kwifuza icyiza ni byiza cyane. Niba haranditse ngo ntukifuze, ariko burya niwifuza iby'ijuru, ukifuza ijambo ry'Imana, ukifuza kubana na Yesu, ukifuza gukora ibyiza gusa, ni ukuri ukifuza kubaho utera ikirenge mu cya Yesu, ukumva ko wagendana nawe, ukumva ko waba inyangamugayo aho utuye, ukumva yuko waba umunyakuri, ukumva yuko utarenganya abandi, ukumva yuko Uwiteka Imana yakuyobora mu nzira zawe za buri munsi. Aho uzaba wagikoze, uzaba wagitsinze cyane, kandi uzishimirwa n'Imana ndetse n'abantu. Kubana rero na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero, bikadushimisha ndetse mu isi. Twibuke yuko turi abashyitsi, ni ukuri ntabwo tuzayihoramo, ahubwo ni ukuri turi mu rugendo, kandi urugendo rujya hejuru, turajya mu ijuru. Urugendo rwerekeza mu ijuru ruravunye, ruragoye cyane. Gerageza ubaze abantu hirya no hino bagiye batandukanye, niba uturanye n'umuntu usenga, maze uti se kuri umukristo wa cyane, ukaba umurokore wo hirya kure cyane mu mutima, uyu munsi wa none ni iki? Niriya banga ukoresha? Icyizere cyawe gikura hehe? Ni iki wizeye? Ko tubona hari ibyo ukeneye kugeraho, tukabona twebwe tubyuka twirukanga amajoro dushakisha imibereho, kandi bikaba byaradukundiye, ariko wowe ukaba ubyukana Bibiliya ku musozi, ukaba wirukanga, ubyuka ijoro ujya mu nibature, uzamuka mu misozi, wirukanga mu butayu, kuko uko bwije tugahura nawe ufite ibitabo by'indirimbo wasaraye urimo uraririmba usengera abarwayi. Ni ukuri byanze hirya no hino tubona bisa n'ibyagucanze, tukakubona umeze nk'umusazi. Wowe ubigenza ute? Umuntu azakubwira ibanga ry'amahoro. Ni ukuri mu gusenga no kubana na Yesu niho hantu umuntu agira umutekano, niho hantu umuntu agira umutuzo, niho hantu umuntu abana nayo kandi agatuza neza, akishima, akagira ubuzima bwiza. Ndetse naho waba udatunze, naho waba udafite, naho waba uraye, ni ukuri Uwiteka araza akaguha icyo cyubahiro, akagushyiraho akayunguruzo, ku buryo nta muntu wagucisha mu jisho.
ndagushimiye cyane, komeza ukurikirane umutima cano ngeni nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana. Igice cya kabiri kiragira ngo urugo rw'Imana ni ukuri ajya runyereka kandi ndurora runyegereye, arampishuriye bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'ab'isi Yerusalemu nshyashya. Urugo rw'Imana rero aho mu ijuru, reka ariho hantu twese twifuza kuzibera, twifuza kuziturira, aho tuzarya amahundo tukarya amasaka menshi cyane, imyema izaba yeze, imizabibu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ubuzima tutigeze tubona kuri iyi si, byinshi bizaba ari umunezero ukomeye cyane. Uyu munsi rero ndagusaba mwinginga ngo kora uko ushoboye, ubagarire agakiza kawe, ni ukuri uve mu byo urimo biguhangayikishije. Nduzi yuko isi ifite umuriro mwinshi, aho ushobora kwitwaza ukavuga uti none se ndarya iki, nzabaho ejo, nzambara iki, none bizagenda bite? Ijambo ry'Imana ni ukuri riragira riti ibyo byose tubihabwa n'Uwiteka, kandi ngo banza ushake ubwami bw'Imana bigishoboka, ibindi byose uzabyongererwa. Nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana, Uwiteka Imana abane namwe. Hanga ijambo ry'Imana iboneka muri indirimbo ratubwiye ngo niho umwandu w'ab'Imana, ndetse hakaba na Yerusalemu nshyashya. Uwiteka akomeze abane namwe, ati niho nifuza kuba, ati urugo rw'Imana ajya runyereka kandi ndurora runyegereye. Nawe ndakwifuza yuko warora urugo rw'Imana, ijuru ukabona rikwegereye, ni ukuri ritakuri kure na gakeya. Urusenga amanywa n'ijoro yambaza Uwiteka Imana azagutabara mu bibazo, ubundi azakwereka ko muri kumwe, nugenda ntabwo azagusiga, nutambuka uzagendana intambwe ku yindi. Nitwa Jean Marie, murabimenyereye, nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana. Niba ushaka rero gufatanya nanjye urugendo, none ahangaha kwa subscribe kugira ngo byose bigende neza, ubundi ukoreze comment utwereke ko ibintu bimeze neza. Ahandi hantu dukura ijambo ry'Imana ni muri Bibiliya, ibitabo by'indirimbo ndetse n'ahandi. Rero wisunze Bibiliya, ni igitabo cyera, ni igitabo gikomeye cyane, kiri hirya no hino hagiye hatandukanye. Mu Bakatolika wagisangamo cyitwa Bibiliya ntagatifu, mu Basilamu ushobora kugisangamo cyitwa Kora cyangwa se Korowani, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye bagiye bafite ibitabo nk'ibi ngibi, kandi byose bivuga ukuri ndetse bivuga ijambo ry'Imana. Aha turi ntabwo tuba turiho turamamaza amadini cyangwa se ngo tuvuge ngo iri dini kanaka ni ryo ryiza n'ibiki. Umutima wawe aho gushize erekera aho ngaho, upfa kuba ukora ibintu byiza by'Imana kandi ukaba usenga bya nyabyo. Gusa icyo nakwifuriza ni uko burya uzabasha kubaho, ukabaho ubuzima bwiza, kandi ubuzima Uwiteka Imana ushakamo, ndetse nawe ubwo wifuza kubamo, ndetse ushimira Uwiteka, ubundi ukazabana nayo amahoro, ukazabana nayo iteka ryose. Warakoze ibyo Imana ishaka. Ni ukuri kubana na Yesu nta kintu na kimwe gisa nabyo. Ngo Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, uko tubisoma iryo sezerano uri insohoreze Yesu Kristo, ngo tubane muri iyi si. Uhoraho ndakwinginze ngo ndengere. Ubu ni Pawulo. Iki ni igice cya gatatu cy'umuririmbyi, aho yagize ati Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, uko tubisoma iryo sezerano uri insohoreze Nyagasani, kandi tubane muri iyi si, ndetse Uhoraho ndengere. Kandi ndakwifuriza ngo ni ukuri iteka ryose Imana bane nawe, kandi uhore ufite inyota, ndetse wumve yuko iyi si kwibamo turi abashyitsi, kandi isaha n'isaha ushobora gutaha. Ahubwo icyiza ni uko twahora twiyeza, tukabana n'Imana, tugasenga amasengesho menshi cyane, nk'uko Pawulo yabisomye kandi akabyerekwa ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma iryo sezerano uri insohoreze. Nawe Imana igusoreze isezerano ryo kubana nayo, Imana igusoreze isezerano ryo kwicarana nayo, Imana igusoreze isezerano ryo kuyisenga uko bukeye n'uko bwije, Imana igusoreze isezerano ryo kuyumvira, Imana igusoreze isezerano ryo kugenda mu nzira yayo ishaka, Imana igusoreze isezerano ryo kuba umukristo nyawe, Imana igusoreze isezerano ryo kuba inyangamugayo, Imana igusohoreze isezerano ryo kubaho ubuzima
n'ukuri bwiza unogeye abantu, unogeye umuryango wawe, unogeye umugore wawe, unogeye abana bawe, unogeye papa wawe, unogeye babyara bawe ndetse n'abandi benshi muri Yesu Kristo. Iteka abane namwe, niko Pawulo abivuga neza nkuko tubisoma. Igice cya 4 tunasoza ngo nugenza utyo mwami, umwuka ugahera, urupfu ruzanyinjiza aho badapfa. Nukuri urupfu ruzanyinjiza aho badapfa, aho Uwiteka azaba yabigenje neza. Biriya byose akabinyemerera, akanyemerera kubana na Yesu, akanyemerera kubana nawe mu rugo rwe, akanyemerera yuko tuzabana iteka ryose uko tubisoma. Kandi ibyo bikambira isezerano. Wibuke yuko uyu ari umurinzi wa 218, aho atwereka ubuzima bwiza twakabaye twifuza twese. Hariho byatubwiye ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru. Reka twifuze byose twese ibyo ngibyo ari byo bizatubera byiza, kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. ngo nungenza utyo mwami, umwuka kandi ugahera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, niho nzakumenya, ndetse nk'uko unzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Reka rero wirate ko uzarana n'Imana, wirate ko uri umukristo nyakuri, wirate yuko Yesu Kristo akuzi, wirate yuko ubana n'agakiza, wirate yuko usenga Uwiteka Imana akakumva, wirate yuko utari umunyamatiku, wirate yuko waba gasozi utuye ni ukuri abantu bose bakubona nk'inyangamugayo, wirate yuko ufite agakiza k'iteka kandi ko uzabana n'Imana. Ndagushimiye cyane wamaze gukora subscribe ku Mutima Channel. Yari indirimbo 218 indirimbo zo gushimisha mu gitabo cy'abarokore. Ngo ushaka ubwami bw'Imana bigishoboka, ibindi byose muzabyumvirirwa. Yewe mugabo uri muri rukanga imisozi ushakisha ubuzima kandi witwikiriye ibyaha byinshi cyane, cisha make utuze, ushyira umupira hasi, wanze ushakiriza y'Uwiteka, wanze ushaka agakiza. Naho ubundi Uwiteka Imana ni ukuri nutamushakisha bigishoboka, ibyo ngibyo urimo n'ubundi bizajya bikunyura mu myanya y'intoki, ubura aho binyuze. Ni ukuri uzahora n'inyatsi, uzahora n'ibintu byinshi cyane, uvuga uti ko nkora, ko nirukanga amajoro, ngakora ariko bakamereza umushahara bakampemba. Uyu munsi wano nkabona igiceri cy'atanu mfite, umwana akaba yansaba amata nkayabura, nkaba ndimo ndabura minerivare, kandi mu by'ukuri ndahembwa ku kwezi, kandi mu by'ukuri ubona buri kimwe cyose gishoboka, ariko amafaranga yawe ukabura hanyura. Nawe mugenzi, nawe bishobora kukubaho. Ni ukuri birashoboka yuko wimakaje iby'isi kurusha iby'ijuru. Banza ushake rero ubwami bw'Imana bigishoboka, naho ibindi byose ni mu biganza bye. Azaguha ubutunzi, azakurundaho buri kimwe cyose gishoboka, iyo uzaba wamaze kumufata nk'umwami n'umukiza wawe. Ubundi ubutunzi ndetse n'ibindi byinshi cyane bitangwa nawe, kandi niwe ubifite. Atanga amazu meza, atanga umugore mwiza, atanga abana beza, atanga zahabu, atanga ifeza, atanga amatungo, atanga imirima n'ibindi byinshi cyane. Igihe cyose wamwubashe ukabana nawe iteka. Ukubana na Yesu ubwo buzima abifuriza kubamo, ndetse ruriya rugo mukumva ko mwese mwegereje kugeramo. Ndabashimiye cyane. Nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Ciao ciao. Kadusenge ubundi tuzagaruke. Yesu Kristo ndagushimiye cyane, Imana ikomeye cyane, wakoze kubw'akanya keza wongeye kuduhereza. Umuririmbyi natubwiye ngo kubana na Yesu iteka ni ukuri ibyo bintu byakagombye kudushimisha kandi tukabyifuza kuko nuko bwije, ubundi tukamwicara iruhande, ni ukuri tukarota inzozi nziza turi kumwe nawe. Ni ukuri Kristo, kandi igihe twaba tuvuye no muri ubu buzima, ni ukuri tukaba tugeze aho tutagipfa, ni ukuri aricyo kizadushimisha iteka ryose. Iteka Imana rero ushimiye kubw'aba bantu bumvise ijambo ryawe, ushimiye kubw'abantu bazatera intambwe ndetse cyangwa n'abatera intambwe yisa bagakora subscribe cyangwa se bakinjira mu nsengero hirya no hino, bakajya mu misigiti ndetse n'ahantu hatandukanye, bakajya mu biriziya hirya no hino, bakavuga bati Nyagasani uraduhamagaye, none natwe turikabye tuti karame turaje tugenze uko ushaka mwami. Ushimirwe ubw'abo bantu bafashe icyo cyemezo. Ndagushimiye Mana yacu, iza Yesu Umwami wacu. Amen. Tuzasubire utaha. Nitwa Jean Marie, umaze kwitaba
Imana.